Ndagushimiye ko ukurikiye Inzovu TV. Abantu benshi baca inyuma abakunzi babo baba bitaye cyane ku byo badafite kurusha kwita ku byo bafite. Waba ufite ubwoba bw'uko mukundana yaba aguca inyuma? Ni ibyiyumvo by'agahinda. Inzovu TV izajya ikugezaho uburyo ushobora kubimenyamo n'isomo byakwigisha, nuko wakwigobotora ugakira ibyo bikomere waba waratewe no gukunda ntuhirwe. Muri Art Love. Uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 15 byakwereka ko umukunzi wawe ashobora kuba aguca inyuma cyangwa ari mu nzira zabyo. Ikimenyetso cya mbere, hari ibintu batangira kuguhisha kuri telefone zabo. Umukunzi wawe nubona ufata telefone ye ukabona arapanitse cyangwa agatangira gukontorora ibyo ureba n'ibyo utareba, uzatangire kubigirira amakenga. Dushingiye kuri counselor and therapist Dr. Tracy Phillips, we avuga ko kuguhisha ibintu kuri telefone bisobanura kuguca inyuma. Ikimenyetso cya kabiri, guhindagura imyambaro cyangwa uko bagaragara n'uko wari ubazi. Iyo umukunzi watangiye guhindagura inyogosho wari umuziho yaramananye igihe kirekire cyangwa style z'ibyo yasukaga, uzihutire kumubaza impamvu n'ikibyihishe inyuma. Ikimenyetso cya gatatu, utangira kumubura. Abakundana benshi bamaranye igihe bakunze kumenya gahunda za buri umwe. Rero iyo umwe atangiye kujya ahindura kuba aho yakubwiye kuba, aba ari igihe cyiza cyo kwicara ukamubaza ibijya mbere. Mu nkuru ya Running muri The Oprah Magazine avuga ko iyo batagitangaza iby'umunsi wabo cyangwa ibyo biriwemo, hari ikiba kibyihishe inyuma. Ikimenyetso cya kane, kumva atakiri ingenzi mu buzima bwawe. Ubundi umukunzi kuba ingenzi mu buzima bw'uwo bakundana nibyo bitandukanye urukundo rusanzwe n'urukundo rw'abakundana. Rero iyo umukunzi wawe atangiye kwigira nk'udakenewe cyane, haba harimo ikibazo, uzafata umwanya umuganiriza. Ikimenyetso cya gatanu, ntaba agishishikajwe no kuryamana nawe. Aho birumvikana ko ibyishimo aba yabikuye ahandi. Ikimenyetso cya gatandatu, batangira kubangamirwa muri kumwe. Iyo umuntu mukundana atangiye kujya abangamirwa cyangwa agaterwa ubwoba no kuba muri kumwe, ujye umenya ko atari wowe abatinya, ahubwo umutima we umucira urubanza akeka ko ushobora kuba wamuvumbura. Niyo mpamvu aba adatekanye no kuba muri kumwe. Ikimenyetso cya karindwi, gahunda ze zari zisanzwe zirahinduka kuri wowe. Iyo uwo mukundana atagishaka ko umusura, ubizi ko adafite akazi cyangwa se indi mpamvu, haba harimo ikibazo. None ashaka kumusanga ari kumwe n'inshuti ze akenshi azanga, atangira guha impamvu zitumvikana. Aha uzatangire kurya uri menge. Ikimenyetso cya 8, inshuti ze zitangira kwitwara ku buryo budasanzwe. Ubundi akenshi iyo nta kimenyetso ufite ku mukunzi wawe ari kubishidikanyaho, ni byiza kwegera inshuti ze. Iyo ubona zikwishisha ukuntu, uzamenye ko harimo ikibazo. Ikimenyetso cya 9, kurakazwa n'ubusa ntibasabe n'imbabazi. Umuntu akenshi ufite icyo aguhisha, mudicarana akaba ari gutekereza ibintu byinshi cyangwa se ari kwibaza nimba wanamuvumbuye. Wamubaza ibyo mwaba muri no kuganira ukumva gusubije ibihabanye n'ibyo umubajije. Ikimenyetso cya 10, barigengesera cyane iyo mubonanye nyuma y'igihe kirekire mutabonana. Iyo mumaze igihe mutabonana baba bafite ubwoba bw'uko ushobora kumenya ibyo baba barakoze mutari kumwe. Ubwo rero yirinda ikintu cyose cyatuma ubimenya, aba afite amakenga menshi muri kumwe. Mbega muri make ntago aba atekanye cyane. Mbere y'uko nkomeza ku cya 11, ubundi waba ufitiye urukundo rungana iki uwo mukundana? Waba warigeze wicara wibaza uwo ukunda umukunda bingana gute? Lachlan Brown nyuma yo kwiga neza ku bijyanye n'urukundo n'irari mu gitabo cya Shaman Ruda, yamenye ko yari yarahumwe amaso no kuzajya mu rukundo rutagira inenge, perfect relationship.
Abantu bo mu burengerazuba bw'isi bakora barabaswe n'igitekerezo cyo kujya mu rukundo ruryohereye, romantic love. Kubera kwibera ku ma TV shows no kureba amafilime menshi bibahuma amaso, bakumva ko urukundo babona mu mafilime ari rwo nabo bazakunda. Noneho mu buryo busanzwe bigatuma bumva bakundana urwo rukundo rwo mu mafilime. Kandi mu by'ukuri urukundo nk'urwo ruryoshye rwo mu mafilime ni rwiza, ruraryoha pe, ntawe utarwifuza, ariko ntago rubaho. Nyine ni film, ni inkuru, hari ibyo rukora utabona. Baravuga romantic love is beautiful, it's also an unrealistic standard. Abahanga bavuga ko gushaka romantic love byabayeho ubundi mu myaka 250 ishize, nibwo byatangiye. Mbere yaho abantu bakundanaga kubera impamvu zifatika, nko gushaka imibereho cyangwa kubona abana. Yatangiye kubona ko romantic love itagomba kuba icyita rusange washingiraho ugereranya relationship zabaye successful mu buzima busanzwe. Kumva ko urukundo rutagira inenge atari ngombwa kubaho byatumye yibohora abaho ubuzima bumuryoheye. Byanamufungura inzira yo gushaka umuntu bakundana, urukundo rufite intego, atarukeneyemo ko ruba rutagira inenge. Nimba utiyubaha ntugatekereze ko n'abandi bakubaha. Ntugatume mukundana akunda ibinyoma, ibintu bidahari n'ibyizere bidashira. Yizere wowe ubwawe, wibonemo wowe wakwifatiraho urugero. Mbega abo umuntu ubaho, wowe wa nyawe ntiwishushanye. Nukora ibyo uzaba wifunguriye amarembo yo kuba wakundwa bya nyabyo. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kubona urukundo rushoboka kandi rukomeye. Ayo ni amagambo ya Ruda Landes. Rero ntuzabone relationship yawe utangire ugereranye n'izo wabonye mu mafilm cyangwa wumvise mu nkuru z'amanovo, kuko ibyo byishinze wansubiza. Dukomeze n'ikimenyetso cya 11 kikwereka ko umukunzi washobora kuba guca inyuma. Ntabagishishikazwa n'ibyamushishikazaga mbere. Uzabona atagikunda gusohoka niba yarabikundaga, cyangwa hari inshuti atagishaka ko mujyana gusura niba mbere mwarakundaga kujyanayo. Ikimenyetso cya 12, ntibaba bakibabazwa n'ibintu byababangamiraga, kubera ko ntibaba bakibyitayeho. Niba hari ibintu yakubuzaga wabikora bikamubabaza, uzajya ubikora ubone ntibikiri kumubabaza. Akenshi ibi biba kuko ntago bakikwitayeho cyane, ntago bakubona mu hazaza he. Ikimenyetso cya 13, gushaka ko muryamana cyane cyangwa bikagabanuka cyane. Akenshi iyo afite undi biragabanuka, ariko nanone hari abongera inshuro mwaryamanaga kugira ngo biyerurutse utazagira icyo ukeka. Ikimenyetso cya 14, kuba umwana mwiza, mbega keya ziriyongera. Iba kenshi abikora kugira ngo aguhume amaso, uzabona atangiye kujya kwitaho birenze uko yakwitagaho kugira ngo utazagira icyo ukeka. Ikimenyetso cya 15 ari nacyo cya nyuma, kumenya buri kanya aho uherereye. Iba bikora kugira ngo apange gahunda ze z'umunsi mutari kumwe ku buryo utaza no kumuvumbura aho yaba yagiye. Niyo mpamvu akunda kuba yakuneka. Waba warasanze uwo mukundana guca inyuma? Komeza ukurikirane Inzovu TV, ubutaha tuzababwira uburyo bwagufasha gukomeza neza ubuzima nyuma y'uko umukunzi wawe yaguciye inyuma. Nkwibutsa gukora subscribe uwo munsi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Twabanye yari Max Sparrow, nakoze kurikirana ikiganiro ku Nzovu TV.